Mwaramutse neza nanone nizere ko mumeze neza abantu mwese mukurikira Oliva TV. Uyu munsi tukaba twagiye muri event yo kwizihiza imyaka 20 nyakubahwa Madame Jeannette Kagame amaze ahemba abana batsinda neza kuva mu wa gatandatu primaire ndetse kugeza mu wa gatandatu secondaire. Uyu munsi rero nkaba nshaka kugenda menya uko bamwe mu bakobwa batsinze uko babyumva, ese ni yihe nyigisho bakuyemo kuba barabaye abakobwa nyine batsinda neza bagahembwa na excellence. So tugiye gutangira. Witwa nde? Nitwa Mukeshwa Josiane. Josia, ukora iki mu buzima busanzwe? Genda umunyeshuri niga kaminuza. Okay, wahembwe ryari? Nahembwe 2008. 2008. Wari urangije mu kangahe? Nari ndangije P6. Guhembwa na Madame Jeannette Kagame ni yihe nyigisho byagusigiye? Guhembwa na Madame Jeannette Kagame byansigiye inyigisho nziza cyane. Byanyeretse ko umukobwa afite agaciro kandi dufite ubumenyi, dufite ubwenge, nta kintu kimwe twakora dukoresheje ubwenge dufite ngo two kugera ku byo twifuza byose cyane ku bwenge. Ni iyihe somo wabwira cyangwa inyigisho wabwira barumuna bawe? Inyigisho nabwira abakobwa barimo kunkurikira nuko bareka kwitinya bakiga bashyizeho umwete bagatsinda neza, kuko Madame Jeannette Kagame aturi hafi, aradukunda. Umukobwa afite agaciro cyane cyane mu burezi kandi bituma ziteganyiriza n'ejo hazaza. Murakoze cyane. Murakoze. Gutangira atwibwira. Waramutse neza? Mwaramutse neza. Witwa nde? Nitwa Kayitesi Angelique. Okay, wahembwe ryari? Mu mwaka wa 2015. Na gatanu. Urangije mu kangahe? Ndangije P6. Guhembwa na Madame Jeannette Kagame ni igiki wumva cyagusigiye mu buzima bwawe? Bwa mbere mbyakira bambwira ko bazampemba byaranshimishije cyane. Icyo gihe byaranyinspirinze, byatumye nkomeza gukora cyane kugira ngo nzongere guhembwa no mu gihe kizaza nanjye ndebe ko hari aho nazigeza. Byarangiye wongeye guhembwa nawe? Wapi, narakotanye ndagerageza ariko byaranze. Ariko at least ku nshuro ya mbere nari nahembwe, byakomeje gutuma nkomeza kwegera imbere. Ugomeza gutsinda cyane. Ni igiki wabwira abana b'abakobwa bari munsi yawe? Okay, icyo nababwira ni ugukomeza gukora cyane, mukigira self confidence, mukiga mugatsinda, namwe mukaza mu Mbuto Foundation. Okay, murakoze cyane. Thank you.